akora ingabo, ahubwo yaremye inkubi. Mu kinyejana cya 19 Afurika y'Epfo, amoko arwana mu buryo bwa kera, imirongo ijegajega, bagaterana amacumu begeranye. Nyuma haza umusore muremure w'intwari ufite amaso areba kure kurusha igihe. Yari afite vision. Mu ntangiriro babonaga atameze nkabo. Akomeza ibintu, yari afite uburyo bushya butamenyerewe. Ahindura uburyo bwo kurwana, agabanya icumu, abategeka kuzajya barwana begeranye. Atoza abasirikare kuzajya bagenda bambaye ibirenge hejuru y'amahwa n'amabuye. Abigisha kugenda nk'umubiri umwe uhuje umutima. Ahimba uburyo bwo kurwana bwitwa amahembe y'imbogo. Ni uburyo bwo kuzenguruka umwanzi nk'umugeni, uvundi ukamusenya mu bugenge. Ingabo ze ntizagendaga gusa, zaranyereraga, zarahigaga. Amoko aratsindwa, ibihugu byose bihinda umushyitsi. Abanzi be bashaka kumwigana, ariko nta n'umwe ushobora iyo discipline iyo kuri urwo rwego. Igice cyose cya Afurika gihinduka kubera viziyo y'umugabo umwe. Iyo nkubi y'umuyaga yari Shaka Zulu.